sha Imana inkijije urubwa ko nta musore mba mukemanga ko duhuye amafaranga buri munsi amafaranga ariko nzayamuha nanjye ngere ku cyo nshaka. sheri yumva mufitiye inkuru ishyushye itariho ivumbi. kagira inkuru rero. buriya nguhamagaye nzi ko nari buhagusanga. nari mpari nari mfite amafemba menshi. umva navuga ngo ninza gukomanga biri buninze mpitamo kuguhamagara mpagaze hano imbere y'umuryango. umva se mama namubwiye ko ngubu tugiye kubana. sheri rero karameshu urabona ko muri iyi minsi turimo gutegura ubukwe bwacu. urabona ko iminsi yagiye harabura nk'ukwezi kumwe ku bukwe bube. ariko ikibazo kiri ubu ngubu amafaranga yo kugura ibikoresho ntaraboneka, kandi urabizi ko muri iyi minsi akazi kanjye karahagaze, ntabwo biri kugenda neza mu kazi. n'ubu ndi kwibaza amafaranga y'ubukwe yo kugura ibikoresho byo mu bukwe n'iki n'imyenda byose tuzabikura hehe mu by'ukuri noneho. niyo mpamvu naguhamagaye ngo uze aha ngaha tubiganireho, mubwire icyo kibazo nicyo ndi guhura nacyo, niba hari ikintu nyine waba ubiziho cyangwa wamfashaho umbwire. ariko njye rwose amafaranga nayabuze pe, kandi urabona ko iminsi yagiye harabura ukwezi kumwe konyine rwose. Ako se utarinze kungora, nakubwiye ko nta kintu uzambura sibyo? nakubwiye ngo uze tubane, ibintu byose ndabifite n'ibikoresho byose ndabifite, amafaranga ushaka yo kugura ibyo bindi bikoresho nkasha tukabona ko mfite byose. kubana nabyo ni byiza, ariko nese ubu inzu naba narubatse twazayibamo ryari? tukajya tuyikodesha, ufite inzu nziza warayibonye. ahubwo reka nkwereke sibyo, iriya nzu yawe urabona ko niyo nziza kurusha iyo mfite sibyo? reka tuyikodeshe cyangwa se tuyigurishe, hanyuma use tujye muri ya yindi na ya mafaranga nasabwaga nitugurisha ya yindi yawe birahita bikemuka, kuko niyo nziza ni nayo ifite amafaranga atubutse. ibyo bintu mbwiye nibyo, ubu ni wowe narasengeye nibyo rwose. wowe ako kantu nari maze iminsi nanagatekerezaho buriya, uvuga ati kuko inzu yawe ni nziza kurusha iyo mfite, shyishyire ku isoko cyangwa se uyikodeshe, hanyuma tubone amafaranga dukore ubukwe tubane nyine, ko kuzajya rega twirirwa tukumburana buri munsi. ubundi uje muri iriya nzu yanjye tukabonamo baguseka bajya bavuga ko ari njye wakurunguye. none birumvikana kandi ni njye mugabo. ako kantu mbwiye niko ngenda nyigurishe, ariko si na ngombwa ko nyigurisha, reka amafaranga ndayafite aho kukirangaza. niba unayafite n'ubu ngubu wenda waba umayeho makeya, kuko naburagaho wenda nyine nka miliyoni imwe yonyine. miliyoni imwe? yego. kandi ngo imwe n'igice atazakubana make. niyo nari nkeneye ubu ngubu nyine kugira ngo ngende mbe nkemuye utwo tubazo tuburaho, ukwezi ubwo kuzajya kurangira byose byakemutse. ariko ubukwe bwacu buzaba butwika. hafi byihorera. ahubwo njyewe ukuntu ndi kubibona, ndi kubona ukwezi kwabaye nk'umwaka. uriko nabiri gutira niba data we nimero se si yayindi? ni ya yindi yashyiriweho. nta cyahindutse. nta kirahinduka, nigihinduka uzabibona. ariko ntuzahinduke mugabo wawe, ukuntu tuba tubanye neza. ubwo urumva nahinduka koko? wasanga numara kungeza mu rugo uzahita ntukajya kwishakira abana bato. subizi ko mukunda ntako reba yageze. ubwo noneho igikurikiyeho ni iki? yaje. ubwo igikurikiyeho ngiye kugenda nyine njye kugura utwo dukoresho naburaga, tunarebe n'iyo myenda nyine y'abazatwambarira, utuntu nk'utwo nyine dukenerwa mu bukwe nawe uratuzi. yego. ubundi se ubwo amafaranga arahagije?
aya ngaya narebe reka njye kuba niyeranjamo ubwo naba makeya uzampamagare nihagira ikitagenda neza nzakubwira narebe. njye icyo nshaka ni ubukwe. uzi unarebe rega naho ibi bintu bigeze neza ubu ngubu. Imana inkijije urubwa. Sawa rero ubwo reka ngende ubwo reka njye no ku isoko kureba utwo dukoresha. Sawa. Imana inkijije urubwa. Ariko nta musore mba mukemanga ko duhuye amafaranga buri munsi amafaranga, ariko nzayamuha nanjye ngere ku cyo nshaka. Ni ubukwe nshaka, yarabunyemereye nzayamuha. Ubundi ko nyafite nayamaze iki? Ariko rero ndamukemanga, umuntu ngurira buri kimwe mpereye ku ikariso. Amafaranga ya buri munsi ntibishobora kwira atanyatse amafaranga. Umaze kumuha nka miliyoni zingahe? Nta nubwo namenya umubare w'amafaranga amaze kumuha, ariko arankunda. Sinzi uburyo nabivugamo. Rero ngo ndabona ibyishimo nshaje. Mana nzagushima ntabarutse. Sheri wumva mufitiye inkuru ishyushye itariho ivumbi. kagira inkuru rero. Buriya nguhamagaye nzi ko nari buhagusanga. nari mfite amafemba menshi. Umva navuga ngo ninza gukomanga biri bunini mpitamo kuguhamagara mpagaze hano imbere y'umuryango. umva se mama namubwiye ko ngubu tugiye kubana. Umva nanjye niyo nkuru rero inzanye kubera ko urabizi ko nyine ikibazo cy'amafaranga cyari kitaraboneka kugira ngo twibanire, ariko amafaranga nayabonye. Umva cya cyumweru nari naguhaye ubu ntabwo kikigezemo, ni iminsi 2 cyangwa se niba wumva uri tayari nabuze duhita tugenda diregiti. kagira inkuru. Ni ukuri umva kuko urabizi amafaranga iyo uyafite ntabwo yararana. Yego ko mana. Iminsi 2? Ni iminsi 2 yonyine. Niba uri tayari ngwino tugende tujye kubana. Tugende se kano kanya? None ko nawe ntukafatira. Erega nta kindi ni nubizi ko ufatiye nayifata. Aka kanya nta no koga, nta no kuzinga imyenda, nta no kugira ute. Koga ni wowe ugeze mu rugo. Oya reka basi nitegure muri iyo minsi 2 sibyo? Iminsi 2? Banze nitegure na mama mufurire, urumva ibintu byose mbikire ku murongo. Sawa. Nise ko bambwiye ko amafaranga uzabona nyuma y'icyumweru yakuye. Buriya bajya bavuga ngo voka y'imbwa imanuka ihiye. Sha nanjye yamanutse ihiye pe, kuko nagiye nyine nta n'igitekerezo nari mfite cy'uko ndi bunayabone, ahubwo ni ya Mana igira neza nyine ukabyuka mu gitondo ukayagwaho, niko nabyita. Kandi sheri ujye umbwiza ukuri, dore mu rugo haba ukuvugisha ukuri kumvikana. Ubu ngubu utangiye kumbeshya tutarabana. Ntabwo ndi kukubeshya. Ubwo ubona wazajya umbwiza ukuri tubana nyine mbwira ahantu wayakuye, kuko wari wambwiye ko bose wazaguhemba nyuma y'icyumweru, none nyuma y'iminsi 2 amafaranga waba uyakuye. Ubu ngiye ku mugabo kabisa. Ba Claudine bari baranyiyemeyeho ngo baransize bazi ko ngiye ntazashaka. Ndaje ahubwo bakirane. Umugabo wagiye ko afite amafaranga ko mbizira, nubwo atayagaragaza, ariko ndabizi twambwiza ukuri. Ese ma uri mu biki? Yewe ngwino nkubwira ibya wa mukuru wawe aho bigeze. Ngaho mbwira rero mwana wanjye. Wa musore rero nakweretse. Ubu twapanze kubana, tugiye kubana mu minsi mike. Iminsi ngahe? Icyumweru kimwe. Byo kubana. Gusa azaguha inkwano. Nyine azaguha inkwano kuko wandeze neza. Ucece ariko ubukwe by'ukwe tuzabijyamo nyuma. Ese uwo muhungu uramwizeye? Arankunda pe, arankunda ndabizi kandi nanjye ndamukunda. Nawe uramukunda? Cyane. Ugiye kumushaka umukunda? Cyane, ahubwo ikintu ngo wahamagariye nagira ngo nyine ngo
ungira inama nyine nk'umuntu ugiye mu rugo, urabizi iby'urugo simbizi, sinzi ngo bifata gute, kanshyire telefone hano kugira ngo uyimbwire neza nguteze amatwi. rero mwana wanjye nimba umugabo wawe amukunda kandi ntagukunda, icya mbere na mbere mbanza kukubwira ni ukugira ikinyabupfura. Nimba atashye ananiwe ukabona uko umwakira, ukamwakira neza, guteze nyine ukamwereka rega urukundo, urumva mwereka urukundo guteze nyine ndashaka kubimbwira kuko nyirabyo. nimba atashye akaza ananiwe uramwakira ati karibu sheri wirute mu kazi meze ngabanza nkamuhobera, ukamuhobera mbega ukamuganiriza utuntu twiza. yaza afite umunabi ukabanza ukamubaza icyo yabaye, ngahita mbimubaza ako kanya kihagera, ukabanza ukamuha karibu akicara, ukamubwira ati mugabo mwiza umeze ute, uriye gute mu kazi, ukumva warangiza ukamwakira, nimba ari icyo kunywa nimba ari amazi agusabye ukayamuha. hari abagabo batoga amazi akonje, ukanza ukamenya nimba akunda amazi akonje cyangwa akunda amazi ashyushye, akajya asanga wayateguye, uri kumva, ukamwubaha nyine nk'umutware mu rugo, kandi ukubaha n'abantu b'iwabo. abagabo bakunda kubahira imiryango yabo, urumva, ukitwara neza mwana wanjye, ukamenya ko nakoreze neza natakoreze nabi. ngo ni ibyo gusa, kumufata neza, nkamuha karibu, nkamubaza icyo yabaye, niba akazi kagenze neza, ukamwubaha. Uzamusuzuguye sinzumva amamagara. ibyo bintu byo mbere yuko dupanga kubana, ibyo bintu twarangije kubivugana, twumvikanye ko mu gihe twagiranye ikibazo nta guhamagara undi muntu wo ku ruhande. ku mungo haberamo ibintu byinshi mwana wanjye, niyo twaba twarwaye tuzajya tubyimenyera, niyo promesse dufitanye. ntabwo ibyo bibaho. kuko ahubwo yibeshye akanaguhamagara nta nubwo yanyita. kuko twarabyumvikanye ibyo byo rwose, ntabwo yaguhamagara. nimba ushaka kubaka urugo rukaramba, ni ukujya wubaha umutware wawe, kumwubaha. si ukumubaza nyine yanuma nk'ibasi igahita nirwara nkajya kuyizana, kandi ko kubaha umutware. naresema kumwubaha uri kumbwira ni uku nazanuma ku muhanda nza nyine birumvikana, anuba avuga ati jya mu isoko ugiye kugura inyama, mpita niruka nzizana, ambwira ati ndashaka kwambara ipantaro, mpita ngenda nyitera ipasi vuba vuba nyimuzanira. si ibyo nabyo biba bikenewe, ariko hari inshingano ziba zagukuye iwanyu zikakuzana iwe. ubwo rero izo nizo nshaka kumbwira kuko nazo nzi. inshingano z'umugore uhagurutse iwanyu uragiye, hari inshingano ebyiri, iwanyu urarya ukanywa ukaryama, ibyo rero ntabwo byo bikujyanye iwawe, ugiye kubaka urugo nk'umugore. kubaka nyine mu buhe buryo? kubaka ni ukuvuga ngo umugabo wawe nimba atashye avuga ngo madamu ngwino nkubwire, ugomba kwitaba ukajya kubahiriza inshingano zawe agushakira. abo nyine birumvikana, se yamuhagarangara nshanga nkabura kujya kumva icyo ari kumbwira. ubwo rero ashobora kuza kuvuga ngo aragushaka, uzi ibyo ari byo. nabyo nzi. inshingano ziba zagukuye iwanyu ni ukuvuga ngo nimba aguhamagaye ibyo waba urimo byose ugomba kubireka ukabanza ukamwitaba. amatwi nyine ni ukuyabangarika nyine akambwira. wabimenya. inshingano zo mu buriri